Hey! King Love TV, iwacu hose iwacu. turabasuhuje cyane nk'uko mubizi dusanzwe tubazanira inkuru nyinshi kandi zitandukanye. Uyu munsi rero mu by'ukuri tugarutse umuntu bita Elementi ndetse na Yago. Aba ni abantu kabisa bakiri abasore kandi bakiri bato cyane, ariko mu by'ukuri bamaze kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu by'ukuri ngira ngo murareba Elementi. Elementi ni umusore ukiri muto cyane, mu by'ukuri bivugwa ko ashobora kuba afite imyaka 22 gusa y'amavuko. Hakaza Yago wigarura imitima ya benshi mu biganiro byinshi bitandukanye, mu nkuru nyinshi zitandukanye. Yago ni umwe mu bantu mu by'ukuri utabona uburyo uvuga ngo yafashije abahanzi benshi cyane, ariko mu by'ukuri yarabafashije gutera intambwe mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Rero mu by'ukuri uyu munsi reka duhere kuri Elementi. Elementi ni umuproducer hano mu Rwanda ndetse kandi uproducinga indirimbo nyinshi zitandukanye. Mu by'ukuri Elementi ni umusore wakoze indirimbo mu buryo butunguranye, ariko iyo ndirimbo mu by'ukuri turababwira ko mu mezi 3 gusa ikaba imaze kugira 3,700,000. Mu by'ukuri ni ibintu biri surprise cyane ku muhanzi cyangwa se ku muproducer Elementi. Wakibaza, kenshi bajya bibaza ati hari igihe umuntu aba yaragiye mu kintu kitari icye, ariko mu by'ukuri tugasanga producer Elementi ari ugukora umuziki mu buryo bwo kuwutunganya. Mu by'ukuri arabizi, n'umwe mu bantu hano mu Rwanda bakora indirimbo ukavuga uti cyakora iyi ndirimbo koko irengetse. None mu by'ukuri Elementi na Yago nawe aravuze ati mu by'ukuri reka mbakubitira akaririmbo. Yagaraje ababwira ati suwejo mu masaha 11 imaze kugira ibihumbi 147. My friends, nimba ibyo bigize mu masaha, mu munsi iraba imaze kugira views zingana iki? Mu minsi ngahe ziraba zingana iki? Ibi ni ibintu bitunguranye kandi mu by'ukuri benshi batabasha kumvisha amatwi yabo. Ese mu by'ukuri ukareba nimba ariyo ndirimbo yabo ya mbere, ukavuga uti none bakoze indi byagenda biti? Gusa nanone byabaye ikibazo hano mu Rwanda. Hari ukuntu ngo uyu muhanzi ari kuririmba bwa mbere atangira aririmba indirimbo nziza cyane, ariko mu by'ukuri nyuma uko akomeza agenda aririmba akagenda azanamo nka zira za ba Bruce Melody, zira ngo zaka inyuma n'izindi. Rero mu by'ukuri turashimira cyane umuhanzi Elementi cyangwa se umuproducer Elementi. Mu by'ukuri Elementi yakoze indirimbo ikora ku mitima ya benshi hano mu Rwanda rwose. Umuntu ewana kashe yabaye kashe, mukunzi uravuga ute ewana kashe kabisa. Tugaruke hano kuri iyi suwejo. Suwejo ni indirimbo mu by'ukuri wumvaga yuko rwose Yago ashaka kumvisha neza abantu yuko atibagiwe mu cyaro, akibuka mu cyaro uburyo yarabayeho mu by'ukuri. Cyangwa cyakora ikintu mbakundira nuko akantu ko kwibagirwa muzirikana yuko ariko kabi. Producer by Elementi. Elementi niwe wihishe inyuma y'indirimbo. Mu by'ukuri rero ubu ngubu mu by'ukuri tukaba twiteze izi ndirimbo cyane. Reka dushimire mu by'ukuri Yago ukomeje kushimisha imitima y'abantu benshi ndetse na Elementi. Murakoze cyane. Reka noneho tugaruke kuri King Love, waruzwi nk'umukomediye, ari nawe tubabwira ko nyiri yicano. Rero mu by'ukuri King Love bikaba bivugwa ko nawe ari muri studio gutunganya indirimbo ye nawe ya mbere. Ikaba ari indirimbo ngo izacamo ubutumwa byinshi cyane bw'ibyamubayeho kuba
ku bantu bamuhemukiye mu buzima bwinshi butandukanye yagiye anyuramo. Reka rero tubavuga ngo muyitege amatwi, nayo izaca kuri iyi cano. Iyo ndirimbo ngo ikaba yitwa Urubanza. Ni indirimbo mu by'ukuri yakorewe muri studio ngo itaramenyekana, ariko umuproducer wayikoze akaba yitwa Tiger. Turabashimiye cyane, murakoze.